Hello guys, nshuti bakunzi ba Kotinja TV show. Muri kumwe nanjye Kotinja, nongeye kubasuhuza. Turi kumwe hano kuri iyi channel yacu ikiri ntoya cyane. First of all ndagira ngo mbanze nshimire bakeya bitanze bagakanda subscribe, ndetse nkangurira n'abandi gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. So hano rero muri kumbona nanjye niteretse hano mu bizuru bya kamera, ndagira ngo mbane namwe hano mu minota itari mikeya cyane kandi nanone itari myinshi. So nkuko mubizi rero, isi yose icuze imiborogo, isi yose icuze intumbi, abantu bose bari mu gihe kigoye cy'intambara hirya no hino ku isi, ndetse iyo ubirebye neza usanga rwose wagira ngo nirindimuka cyangwa se imperuka nkuko bahoze babivuga. Ibimenyetso birabigaragaza ko koko Yesu agiye kuza nkuko bagiye babitubwira ngo azaza, tukagira ngo ntago ari byo, none turimo turabibona. So nkuko rero mubibona, hari integuza zibigaragaza hirya no hino ku isi, intambara iratutumba mu duce twose. Uhereye n'aha ngaha muri East Africa, ahamerereye hano East Africa, intambara imeze nabi cyane muri DRC, intambara igiye kumara imyaka hafi 2 irenga, barwana M23 irwana na leta ya Congo DRC. So rero ibi byose iyo biri kuba ntabwo aba ari ibintu byiza cyane, aba ari ibintu bibi kubona abanyafurika twicana kandi dusangiye uruhu, dusangiye igihugu. So rero nkuko bahoze babivuga, umwanzi wa Afurika ni umunyafurika we ubwe. Kirazira kikaziririzwa ubundi, abazungu bo ntago bajya bapfa kurwana uko biboneye. Niyo umuntu mwamufitanye ikibazo kajana, murabanza mukareba ibintu bibahuza, mukaza guhurira mu kibazo nyuma. So ariko abanyafurika bo duhora mu ntambara, twicana ngaho amoko ibiki. Ibi bintu rero kandi byatangijwe n'abakoloni ubwo baducengezagamo icengeramatwara, bakatwumvisha yuko umuntu mudahuje ubwoko aba atari umuntu mugenzi wawe, ko mugomba kwicana. So ndagira ngo mbabwire, kuri iyi si Imana yaremye Adamu na Eva, abandi bose bakomoka kw'abo bantu babiri. Bivuze ngo turabavandimwe, mureke rero tubane nk'abavandimwe, noneho dushyire hamwe twubake Afurika yacu ndetse n'isi muri rusange. Ariko ibyo ngibyo ntago bizakunda kubera ko Satani yamaje kutwinjira mu bwonko, adutandukanya, atwibagiza ubumana, kandi twese twari abana b'Imana. Ndagira ngo rero muri aka kanya twabanye dusoze dusengera isi kubw'ibihe bigoye bitwegereje. Nyagasani Imana Data wa twese, wowe uri mu ijuru, mbere na mbere tubanze kugushima kubwo ibyiza waduhaye, ukadushyira kuri iyi si, ukaduha ubuzima tutabukwatse. Iyo ni impano ikomeye waduhaye. Ubwo Yesu Kristo umwana wawe yaje hano ku isi akatwitangira, yarapfuye aramanuka ajya ikuzimu, asiga yatse ububasha Sekibi, imbaraga zose yari afite arazimwaka, aravuga ati ubu ngubu mbahaye ubutware n'imbaraga byo gukandagira umwanzi wanyu Sekibi, ndetse amaguru yanyu azakandagira imitwe y'inzoka na sikorupiyo, ntacyo bizabatwara. Ndagira ngo rero twese twibuke iri jambo Yesu yatubwiye ryanditse muri Bibiliya, tujye turikoresha maze dushyire hamwe, dukundane, tureke kwicana, twitandukanye n'intambara. Ibyo bishobotse buri wese akumva ko ari umwana w'Imana, twakirinda kwicana, bityo isi yose igatemba amata n'ubuki. Ciao ciao, mukande kuri subscribe
tuzabana ubutaha.